Ndabasuhuje mbere yuko dutangira ino video. Iyi video tugiye kurebera hamwe, urasabwa kuyikurikira atanu kuko ndabizi buri wese igiye kumugirira akamaro. Umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse no kwandika SMS mu buryo bwo bwose, uyu munsi tugiye kurebera hamwe video iri buze kutugirira akamaro twese. Video tugiye kurebera hamwe rero, weho ushaka kuyimenya, kurikira ino video kugeza irangiye kugira ngo usobanukirwe. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki wakwandikamo SMS nyine mu kinyarwanda, ukandikira nk'umuntu aka SMS, wamara kukamwandikira ko kakajya kitranslatinga mu cyongereza, ukamwandikira ikinyarwanda we akabibona mu cyongereza. Bikorwa gute rero? Wenda tubare ko uyu muntu ugiye kumwandikira hehe kuri WhatsApp. Ushaka kumwandikira mu cyongereza wenda ntabwo yumva ikinyarwanda ariko ntabwo ukizi wowe icyongereza, urandika mu kinyarwanda bimugereho bo biri mu cyongereza. Nibwo buryo wanaganiramo n'abazungu neza cyangwa n'umuntu utari mu Rwanda. Icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Teacher 250, ugakanda kukazogera kugira ngo video nzayashyiraho aba ari ujye uyibona mu ba mbere. Kibuka guhara ikino video ndetse ukayisharinga kuri bagenzi bawe nabo bakamenya kuganira n'abazungu. Wamara kubikora kandi ukanyandikira muri comment ikindi nagufasha muri video ikurikira. Icyambere ukora rero ni iki? Ubwo twatangiye tugiye kurebera hamwe uburyo waganira n'umuntu utumva ikinyarwanda, cyangwa niyo yaba cyumva ariko ushaka kumwandikira mu cyongereza cyangwa mu kindi kirimi. Ushobora no kumwandikira mu gifaransa, no mu rundi rurimi, no mu cyesipanyol, ururimi rwose ushaka. Gusa icyo usabwa ni iki? Nta yindi app bisaba, ntukuba ufite iyo app ugiye kubikoreramo, niba ari WhatsApp, niba ari iki, niba ari na FB, ni ibyo ngibyo. Bayo kandi kuri iyo WhatsApp ugiye kwandikiramo. Twagezemo muri WhatsApp. Vayo muri message bisanzwe, ubimere nk'ugiye kwandika SMS. Wenda mere nk'ugiye kwandikira kamere nk'ugiye kwandikira uwohe, kandikire wenda uyu. Uraza hano nyine basanzwe bandikira bisanzwe kabisa. Ibi bintu birakora 100%. Kurikira iyi video kugeza irangiye, weho uraza kumbwira niba hari icyo yagufashije muri comment ya video, kandi bashishikariza gukurikirana ibikorwa byacu kuko birafasha pe. Ahangaha rero ntago uhituza wandike nyine uko bisanzwe. Ubwo ugomba kuba nababwiye ko nta yindi app bisaba, mutaza kugira ngo ndabibye. Nta yindi app bisaba, weho uraza uba ufite WhatsApp. Ushobora kugira WhatsApp nk'iyi ngiyi, iyi niyo WhatsApp business, murabizi bahindeye logo. Ushobora kugira Messenger, Facebook iyi, cyangwa ukaba wanagira Facebook isanzwe right, ngiyi iyi. Ariko twebwe uyu munsi kambasabe dukoresha iki? Dukoreshe iyi WhatsApp ngiyi hano. Numara kuyinjiramo rero urakora iki? Vayo kandi ahangaha ari gato, aha bandikira nyine nk'ibisanzwe. Numara kuhakanda urahita uza ukande kwa aka kantu, aka ngaka ashyizeho aka kantu, k'udusanduku tune. Ndakeka buri wese ari kukabona. Nanze gutya ngo ishyireho akamenyetso ntabwo byakunda kuko gahita kamanuka. Gusa ahangaha ashyize aka kantu, ahangaha nyine ahashyize aka kantu karimo imibare. Ndakeka buri wese yahabonye. Vayo hakande. Iyo umaze kuhakanda rero ukora iki? Gato. Iyo umaze kugakandaho, iyo umaze kugakandaho uraza nanone ugakanda mukurikirana aka kantu ndi kujyana, ugakanda kwa aka ngaka kanditseho translate. Iyo umaze kuhakanda, urabona nkanze ahangaha kuri translate, urabona bahise bama ngo English to Kinyarwanda. Ushobora kwandika mu Kinyarwanda bikaza mu Cyongereza,
cyangwa ukandika mu cyongereza bikaza mu cyongereza. Wenda nandike how, ni gute are, how are you, mumeze mute. Urabona njye nabyanditse mu cyongereza ariko hejuru bije mu kinyarwanda. Ndakeka buri wese ari kubireba. Ni ibintu byoroshye cyane kandi byizewe 100%. Nzabereka n'uburyo bakoherereza, nk'ubu nkatwe dukora video, hari uburyo bakoherereza video ugahita uyitranslatinga mu cyongereza wenda utari kubasha kuyisoma, ugahita uyitranslatinga mu kinyarwanda cyangwa ukayitranslatinga mu cyongereza. Akantu rero kibanga ngiye kuba bibira nakaye, tugiye kureba uburyo noneho wakwandika wenda ukandika nko mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza bikaza mu rundi rurimi, wenda nk'icyesipanyolo, mu cyarabu, n'urundi rurimi nyine wewe wifuza. Ahangaha urabona ndi kwandika mu cyongereza, nandike no mu kinyarwanda murebe. Wenda nandike mwiriwe neza. Sorry ntabwo namanze kubihinduranya. Hano uramanza ugakanda hano, ureka nongere mbikore murebe. Hano uraza ukamanza iyo ushaka kwandika mu kinyarwanda bijya mu cyongereza, uramanza ugakanda kwa aka kantu karimo hano hagati nyine, ndakeka muri kukabona kana. Noneho iyo ugakanzeho urabona bise bizi ikinyarwanda kije aha, icyongereza kije. Noneho ukandika mu kinyarwanda. Ubwo ikiri hano imbere ahangaha nicyo uba urandikamo, noneho bakabiguhamukira ahangaha. Turebe mwiriwe neza. Barambwiye ngo welcome, katubandikire mumeze mute. Urabona bahise bambwira ngo how are you, nk'uko twabyanditse mu cyongereza akabiduha mu kinyarwanda. Ushobora kumwandikira ati amakuru y'iminsi. Urabona nyine bahita bamati daily news. Ahangaha ndakeka buri wese amaze gusobanukirwa. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo ushobora guhindura, wenda ukandika mu kinyarwanda bikaza mu kindi kirimi. Munyandikire niba mushaka kumva kurana video y'uburyo we wajya uvuga amagambo uyo akiyandika. Niba mubishaka nabyo muranyandikira muri comment y'iyi video. Ahangaha uhituza ugakanda hano handitse English. Iyo umaze kuhakanda hano uraza ugahitamo ikindi kirimi. Urabona harimo Arabian, African, nyine harimo ibirimi byinshi. Reka uyu munsi wenda turebe, tugiye gushyira muki, dushyire nko mu Gishinwa. Tuze turebe Igishinwa. Chinese rero irimo ibice bibiri. Ubwo kaduhitemo wenda iki cya mbere cya simplify. Twandike mwiriwe. Ubu gucya nandikiye umushinwa ni mwiriwe neza. Mwoherereje no SMS yahita bibona. Kabisa ibi bintu murabona ko ari ibintu byiza cyane. Kuganira n'umushinwa utazi n'igishinwa na gituzi rwose ni ibintu byiza cyane. Wanahigira indimi rero mwitonde, kadushyiremo wenda n'ikindi kirimi murebe, ariko wanahigira indimi. Kuko urabona niba ushaka gutranslatinga ntabwo ngombwa ngo ujye kureba umuntu ngo ujye kugura za dictionnaire. Ahangaha wabyikorera, kadushyire mu gifaransa turebe mwiriwe neza. Urabona barabimaye. Gusa kanere gukoresha ijambo rimwe murebe n'ayandi. Wenda kadukoreshe wagiyeyo. Urabona bahise batubwira ngo tiwe areraba, ngo wagiyeyo. Dukoreshe n'irindi murebe kabisa. Ibi bintu biri gukora neza 100%. Ndakeka mwabonye ko nta yindi app nakoresheje, mwabonye inzira zose nanyuzemo rwose man. Njye naba ndenganye pe, ibintu byose nabibahaye. Wowe icyo usabwa ni ugukurikira video neza ukamenya ngo nabikoze gute. Katwandike ati byakozwe
neza. Ndakeka buri wese uzi igifaransa ahangaha ari kubona ko nta kintu ndi kumubeshya rwose. Byenjwe ndakeka abantu bose barabizi nyine, abenshi nyine tu ndakeka buri wese yabibonye uko bikozwe. Gusa muzanyandikire mbereke n'uburyo wakwandika utanditse, ahubwo ukavuga ati, ukababwira ati how are you, bakahita babyandika kuri WhatsApp cyangwa urundi rubuga, nabyo birakunda na Facebook. Ndabashimiye rero mwe mwakomeje kubana nanjye muri iyi video, ndabakunda cyane, niyo mpamvu mbakorera utuntu nk'utu tw'ubwenge. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Wowe utarakanda subscribe kuri YouTube channel bikore, ukande like, numara gukanda like uyisharinge kuri bagenzi bawe, kandi nanyandikire muri comment niba ushaka ko iyo video yo kuvuga nzayibakorera, kandi unanyandikire ibindi wakwifuza ko nkukorera. Ngenda bashimiye, mugomeze mukurikirana ibintu byacu kuko bifite akamaro.